twebwe imyiteguro nk'abashyushya rugamba ba Rayon Sport duhagaze neza pe turiteretse kwanza ni ibintu bizwe bashyushya rugamba ba Rayon Sport tuba twiteretse turi hano Nyabugogo rero dushaka kuzamuka tugira ububavu gahunda ihari natatu twebwe ntago Rutsiro yadukubita uriya mutoza wa Intenseri we bivuze neza bamwita Beken yes ngape aperi ntagikomeye ahubwo ufite ikofi ngenda mwemeye ndaje neza reka bamusuze Beken bamusuze Beken Liliane babari rusuze ngiye kukwigisha icyarabu usuze Beken mu rurimi rw'icyarabu mubwire ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mubwire gerageza Liliane gerageza usuze Beken mu rurimi rw'icyarabu kubera ko yatanze ibyishimo ngewe mu myemerere yanjye no mu byo nemera uri kubyumva nk'uriya mutoza rwose ahari hose Yesu ajya ahora amusetsa ariko ngenda agira ngo nkubwire sayizi tuvugana natatu noneho wumva ukuntu Imana ikunda abareyo denga mivuga mu gaseke Imana ikunda abareyo wa mugabo yari amanota 9 ubu tuvugana njye 3 ndamanurayo asigara amanota 6 noneho ibiti bikora nkotari njye rwose rwacitse narambuye nibinga ngewe reka nkubwire cyaba kimwe cyaba bibiri icyo mfa natatu iyo twiteguye gutsinda twiteguye amanota 3 kubona na Beken yadukubitiye igikona none nakarusho tugomba gukubita natwe Rutsiro tugakura 3 niyindi na kandi kantu gashya karimo no kuba hari inginga hari kandi akaba ari umutoza ushoboye agomba gukubita Rutsiro tugasatira aperi ku gikombe cya champion ubutumwa tubagenera nuko tuzamukana amanota 3 Rubavu gusa nta kindi nabo umurindi wabo bagomba guserebura mu mujyi wa Kigali turi ku Gisenyi tukabumva dukubita igitego kijyamo baserebura ko Sabduro imeze neza ndakubona kabisa abantu bamubonye umanutse i Rubavu bamubonye Liliane kuna bayifunze urimo uramubona uyu mushyushya rugamba komeye cyane abashyushya rugamba biteretse hano Nyabugogo twitegura tumanuka imyiteguro ni yose nawe jya mu biro ndabona na minsi babareye abana kabeza nabateye babonye ariko se Abdu Rutsiro yapfuye Rutsiro na aperi Rutsiro iri kumwe na aperi yiyunze na aperi aperi kandi yarayitsinze yabaye nka data ubwo bari kwikorera rokari bumva biyunze bameze neza rokari ni aperi yayikoreye rokari umwe bwabaye amakuru ncukumbura rwose ebana nivaniye mu nda y'isi Messi rewe ako kamikoro twegereze heza Messi tuganire na Liliane batubwire uyu munsi nawe yagafata mu ntoki umufatire mu ntoki umufatire mu ntoki Liliane uyu munsi ikipe ya Rayon Sport mwiteguye urugendo rwerekeza i Rubavu ku ruhande rw'abashyushya rugamba ba Rayon Sport imyiteguro imeze gute twebwe imyiteguro nk'abashyushya rugamba ba Rayon Sport duhagaze neza pe turiteretse kwanza ni ibintu bizwe bashyushya rugamba ba Rayon Sport tuba twiteretse turi hano Nyabugogo rero dushaka kuzamuka tugira ububavu gahunda ihari natatu Liliane ubushize ikipe ya Rayon Sport yanganyije n'ikipe ya Intenseri boya buratse turi Rubavu ukeye bwaho n'ubundi Marine nayo inganya na aperi ntabwo uyu munsi mufite ubwo bakamateka ashobora kuba yakisubira n'ubundi nabo mugakubitwa n'ikipe ya Rutsiro twebwe ntago Rutsiro yadukubita uriya mutoza wa Intenseri we bivuze neza bamwita Beken yes ngape aperi ntagikomeye ahubwo ufite ikofi ngenda mwemeye ndaje neza reka bamusuze Beken bamusuze Beken Liliane babari rusuze ngiye kukwigisha icyarabu usuze Beken mu rurimi rw'icyarabu mubwire ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mubwire gerageza Liliane gerageza usuze Beken mu rurimi rw'icyarabu kubera ko yatanze ibyishimo ngewe mu myemerere yanjye no mu byo nemera uri kubyumva nk'uriya mutoza rwose ahari hose Yesu ajya ahora amusetsa ariko Liliane nakubonye ntabwo ufite kuba ntabwo kwisubira no nge ntabwo mfite nubwo nagiye i Rubavu nkanganya na Intenseri na aperi nawe yaganyije
na bene wabo ni bene wabo ntabwo ngiye nyifata nk'indi kipe ni bene wabo yego ngiye nagwambwira ukuntu ushobora gukubita ikipe ibitego 2-0 waza yose byose ukahita ugombora ari abaratujijishije bashatse kugira ngo bature mu bwonko reka mwunganire bayita inkinamico yes iranditi yantere uri kubyumva ariko ngiye ndagira ngo nkubwire sayizi tuvugana na 3 noneho wumva ukuntu Imana ikunda Abareyo denga mivuga mu gaseke Imana ikunda Abareyo wa mugabo yari amanota 9 ubu tuvugana njye 3 ndamanurayo asigara amanota 6 noneho ibiti bikora nkota hari njye rwose rwacitse narambuye iriya ni bingahe ngewe reka nkubwire cyaba kimwe cyaba 2 icyo mfa na 3 oya ni wanambwira wayutse minsi yo tuguhaye karibu na kuri murakoze kuri Zifu Media TV imyiteguro imeze ite urugendo rw'i Kigali Rubavu biriya Minsi tubwire Abareyo imbamutima nyuma yo kumva ikipe ya APR iri kwirukanka ku gikombe ikipe muhanganye ikipe yatakaje Abareyo irantsinzwe mwayakiriye mute twebwe twiteguye gutsinda twiteguye amanota 3 kubona none Bekeni yadukubitiye igikona none nakarusho tugomba gukubita natwe Rutsiro tugakura ama 3 Rayon Sport ifite umutoza mushyashya no umutoza waje habanje kuvugwa ibintu byinshi rimwe ajya gutoza yicaye naramubonye yicaye kwa Basebure ngo ku mukino wayihuje n'ikipe ya Rayon Sport yihuje n'ikipe ya Gicumbi uyu munsi hari ingingo araza kuba ari kuri touchline ari gutoza umwuka umeze gute kuri hari ingingo cyizere kinara niyindi na kandi kantu gashya karimo no kuba hari ingingo hari kandi akaba ari umutoza ushoboye agomba gukubita Rutsiro tugasatira APR ku gikombe cya champion Abareyo bari Kigali Abareyo bari Rubavu Abareyo bari mu gihugu hose za Rusizi za ahantu hose hatandukanye muri abageni we butumwa uyu munsi ubutumwa tubagenera nuko tuzamukana amanota 3 Rubavu gusa nta kindi nabo umurindi wabo bagomba guserebura mu mujyi wa Kigali turi ku Gisenyi tukabumva dukubita igitego kijyamo baserebura ko uyu munsi n'ibitego by'ishyiramu mutarancika unana kamara byibuze mwankubita mu gitondo byibuze turiya dusore twamaye neza we murayireba ni Rayon Sport imena mu makipe shema Rwanda rudatenguye kiza football yamamaye mu Rwanda no mu mahanga murayireba murakoze cyane amahirwe masa umuhanda mwiza reka amashimwe kabisa aba n'Abareyo kabisa ubona ko mu by'ukuri imyiteguro ni yose bariteguye bameze neza cyane mwiza cyane kabisa aba n'Abareyo batandukanye kabisa bavuga bati twebwe tugiye i Rubavu nta kindi kitujyanye uretse kuzana amanota 3 urabona ko mu by'ukuri ni icyizere cyinshi bahagurukanye ahangaha kuri sitasiyo ya Nyabugogo bavuga bati mu by'ukuri twebwe tugiye kuzana amanota 3 reka rero mbifurize urugendo rwiza kabisa no kuzana intsinzi turasubira mu kanya kabisa tuweza umukino uza kuza ikipe ya Rayon Sport